Bakristo bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe. Mbifurije kugira umunsi mwiza. Nimunyemerere amasomo matagatifu Kiliziya y'umubyeyi wacu yateguriye kuri uyu munsi. Isomo rya mbere. Isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi. Niba iwawe haciye akarengane n'amagambo mabi, ugaharira umushonji igaburo ryawe bwite, kandi ugahembura uwazahaye, urumuri rwawe ruzarasira mu mwijima, ijoro ry'ujwijiji rihinduke amanywa y'ihangu. Uhoraho azakuyobora ubudahwema, azaguhaze mu gihe cy'amapfa, amagufa yawe ayakomeze. Uzamera nk'ubusitani buvomererwa, cyangwa se nk'isoko idudubiza kandi ikagira amazi adakama. Uzubaka bundi bushya amatongo ya kera, usubukure imishinga yari iriho mbere, bazakwite umuzibabyuho, usibura amayira ngo abe nyabagendwa. Niwirinda kwica isabato no guharanira inyungu zawe ku munsi wanjye mutagatifu, ukita isabato umunsi w'umunezero, umunsi mutagatifu uhoraho ukakubera umunsi w'icyubahiro, ukawubaha wirinda kugira umurimo ukora, wirinda guharanira inyungu zawe cyangwa guhibikana mu bucuruzi bw'urudaca, niho uzagira umunezero muri uhoraho, maze nzakujyane mu igare hejuru y'imisozi y'isi, ngutungishe umunani wa Yakobo umukurambere wawe. Nibyo rwose, uwo ni uhoraho ubivuze. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi. Uhoraho twereka inzira igana iwawe. Uhoraho tega amatwi unsubize, kuko ndi umunyabyago n'umukene. Undwaneho kuko nakuyobotse, wowe Mana yanjye, ukize umugaragu wawe ukwiringiye. Nyagasani, ngirira imbabazi, ni wowe ntakira umunsi wose. Shimisha umutima w'umugaragu wawe, kuko ari wowe ndangamiye. Nyagasani, wowe ugwa neza kandi ukagira ibambe, wowe ugirira impuhwe zihebuje abakwirukira bose, utege amatwi wumve isengesho ryanjye, uhugukire ijwi ryanjye ndagutakambira. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Luka. Muri icyo gihe Yezu arasohoka, yitegereza umusoresha witwa Levi, wari wicaye mu biro bya Gasutamo. Nuko aramubwira ati, nkurikira. Undi aherako ahaguruka, asiga byose aramukurikira. Nuko Levi amujyana iwe, amukorera umunsi mukuru wo kumuzimanira. Kandi ku meza hamwe nabo hari abasoresha n'abandi benshi basangiraga. Abafarizayi n'abigishamategeko bo bijujutira abigishwa be, bababwira bati, kuki murya kandi mukanywera hamwe n'abasoresha n'abanyabyaha? Yezu aba ari we ubasubiza ati, abazima si bo bakeneye umuvuzi, ahubwo ni abarwayi. Erega sinazanywe no guhamagara intungane, ahubwo nazanywe n'abanyabyaha kugira ngo bisubireho. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Bakristo bavandimwe, igisibo ni igihe Imana mu rukundo, imbabazi n'impuhwe byayo iduhamagarira kwisubiraho no kwicuza ibyaha byacu, tukazibukira imyifatire n'imyitwarire mibi, kugira ngo twigiremo umunezero uturuka ku guca akarengane.
guca akarengane n'amagambo mabi asebya abandi, abacisha bugufi, abatesha agaciro, abambika ubusa, abakomeretsa, abacyurira, ababuza amahoro, abaca intege, abatera kubunza no gusuhuza imitima, bizadutera kugendera mu rumuri, maze Uhoraho atuyobore ubudahwema ku cyiza kandi gitunganye. Twihatire rero kuba abakitwa abamuzibabyuho, dusibura amayira y'urukundo, amahoro, ubumwe n'imbabazi mu mitima yacu. Icyo Imana idusaba ni ukwirinda kwica isabato, ni ukwirinda guharanira inyungu zacu ku munsi mutagatifu. Isabato kuri twebwe abakristu ni icyumweru, kubera ko icyumweru gisimbura isabato yahozeho, kuko ari umunsi w'izuka rya Nyagasani, akaba ari umunsi w'ibintu navuga ngo byaremwe bishya. Yezu Kristo yabaye intangiriro y'ibiriho byose. Izuka rye tugomba kuryizihiza kandi tukarigira umunsi mukuru usumba indi yose. Niyo mpamvu abakristu basenga ku cyumweru, bakaruhuka ndetse bakirinda ya mirimo yabatesha kuva mu munezero no mu gushimira ibyiza Imana yabagiriye. Ubundi umuntu aba yakoze iminsi 6 yose, ku munsi wa karindwi akajya gushimira Imana ibyo yamufashije kugeraho, kandi akanayitura icyumweru kije n'ibyo azagikoramo. Birumvikana rero ko Imana idusaba kwirinda kwica isabato, kwirinda kwica umunsi w'Imana. Kuri twebwe akaba ari ku cyumweru. Icyo Imana idusaba ni ukubaha umunsi wayo, tukirinda guhihibikana mu bucuruzi bw'urudaca. Ahangaha ntabwo tuvuga ubucuruzi dusanzwe tuzi, ahubwo ni bya bintu byose bisa nkaho bidukura mu nzira nziza, bidukura mu kiruhuko, bidukura mu gushimira Imana, ugasanga tujagaraye cyangwa se tujagaraza abandi, ugasanga turi mu byo tutumva cyangwa se mu bitaduhesha agaciro ku munsi wo kubaha Imana no kuyiha icyubahiro kugira ngo tubere umunezero. Uyu munsi rero twongere twisuzume, turebe uburyo ki twizihiza icyumweru, uburyo ki dufata umwanya wo kujya gusenga dushimira Imana ibyiza yabanyemo natwe, kandi tunayiragiza n'ibizaza mu cyumweru tuba tugiye gutangira. Birakwiye rero kubaha umunsi w'icyumweru nk'uko n'amategeko abidusaba. Urajya ujya gusenga ku cyumweru no ku minsi mikuru yategetswe. Icyiza rero ni uko tugomba kumva ko Imana iri kumwe natwe kandi tukayibishimira. Icyazanye Yezu ni twebwe abantu no kugira ngo dukire. Icyatumye amanuka mu ijuru ni twebwe abantu no kugira ngo dukire. Twemere ko turi abanyabyaha, dutakambira Imana idukize ikurikije impuhwe n'ubugwaneza bwayo. Natwe twiyemeze gukurikira Yezu, tumujyane mu mitima yacu, tumusangize ibyishimo bikomoka ku kuba aduhamagara ngo adukize ibyaha byacu, maze tumuyoboke twishimye kandi tumwizeye. Yezu si igihembo cy'intungane, Ukaristiya duhabwa si igihembo cy'intungane, ahubwo ni ifunguro ry'abanyantege nke, ni umuti w'abanyabyaha. Yezu yaziye abanyabyaha, yaraje kugira ngo njye nawe tubabarirwe ibyaha byacu. Yaziye njye nawe ngo twisubireho, tumusange adukize. Twumve neza ko icyamuzanye ari ukugira ngo abantu bamenye Imana, ari ukugira ngo adufashe twiyunge nayo, atugirire impuhwe tubashe gukira. Twumve rero ko natwe umukiro utureba, nitwishyire mu mwanya mwiza kandi tutawurimo wenda, ahubwo twishyire aho tugomba kuba turi, tudatewe ipfunwe nuko twabaye abanyabyaha, ahubwo twiringiye impuhwe n'imbabazi Imana idahwema kutugirira. Ikibazo cy'abafarizayi ni uko bumvaga ko ari intungane, maze bakumva ko aribo bagomba kugaragara neza, kugenda neza, kuvuga neza ndetse no kubana na Yezu, ko bo biyitaga intungane,
ariko Yezu abagaragarije ko bibeshye. Yezu yaziye abanyabyaha kugira ngo bakire. Tumutakambire rero aturwaneho, aturwanirire, adukize, maze bishimishe imitima yacu ihore inezerewe. Nyagasani Yezu nabane namwe, ushobora byose kandi akabana nyir'impuhwe, nabaha umugisha, abarinda, bakomeza biteho, abaha amahoro, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.